770 ndi mu nda yawe ntakubona ariko nkuzi ntiwampisha ibyishimo amarangamutima nabaga nyazi umunsi uri izina ngera ku isi ndize byo kwikangura nsigasira amaraya nijoro uramenyera nta byiyumviro bisa n'ibyo mbabarire mawe narakugoye uko ngana kose ndacyagushaka ndimo kwiga gutambuka wari undi hafi mbarira intambwe mu magambo ya mbere nize kuvuga harimo izina ryawe isura yawe yuje neza niyo nabonye nkigera ku isi uko ngana kose ndacyagushaka ibihe byiza tukiri twembi ukimbikira unandirimbira utitaye kumenya impamvu ndira kumpoza kwanza aribyo by'ingenzi ndabikumbuye si ibyo mpimba uko ngana kose ndacyagushaka nibaza byinshi nkanisubiza rimwe numva hari ibyo ngomba ubundi nkumva hari ibyo nkugomba iyo ababyibuze wampaga umwanya nkakubaza byose nkinegura uko ngana kose ndacyagushaka sinzi niba amasaha hose ahura 24 nyabona mane mu minsi ubu ndi iruhande uko inkoko ibundikira imishwi yayo niko mba numva utamba iruhande gusa nkakubura nkureba uko ngana kose ndacyagushaka inkoko itorera abana bayo barahaga ikababundikira kugeza bakuze bakishakira nyuma yo kunshakira umugati umutima wanjye burya uba ushonje uko ngana kose ndacyagushaka umugozi waduhuzaga warawuciye ngo ukunde ungaburire n'ikiyiko ariko kuri njye hamwe wavuye hasigaye inkovu itazasaza uriteka uko nirebye nibuka kuri rudasumbwa uko ngana kose ndacyagushaka ibyanjye by'ingenzi numva wabibanza amabanga yanjye nkayakubitsa tubarwa nakwandikiye ubu ni twinshi nubona umwanya udusoma uzambwire kuko nakubuze nkureba uko ngana kose ndacyagushaka imihanda myinshi yanteye urujijo iburyo n'ibumoso ntazi aho guca nibura imbere umuyobozi ukamperekeza mu minsi ibanza sinari kuyoba ngo ntumuhanda iyi modoka y'ubuzima washyizemo amavuta ntiwaba umushoferi gukererwa kwanjye niyo nkomoko uko ngana kose ndacyagushaka waranyambitse ndikwiza mu byo wabonye ariko umutima wanjye wari wambaye ubusa n'ubu uracyambaye ubusa nta busobanuro bwinshi nifuza bayigonze ni bayigonze ariko twagura bayiguni tukica imungu tumunga umutima uko ngana kose ndacyagushaka sindi umutagatifu ndi umuntu suko ibyo nkora byose bifututse ariko amafuti yanjye wayumva aho ndimo gutana ukangarura ariko ntiwangarura utagaragara uko ngana kose ndacyagushaka mama mpamvu yo kubaho kwanjye mama buzima mbayeho mama mbaraga zanjye reka nguhobere cyane nkumve reka nkuryame iruhande numve uko uhumeka reka nguherekeze menye uko nkwiriye kugenda amagara ndi kure yawe kuko ndacyagukeneye iyo utetse biraryoha ariko kugabura birushaho nk'uko umugabo akunda ifunguro ryateguwe n'umugore we nanjye ndabyifuza reka mbeho ariko sindiho udahari erega ntibyarangiriye ku bise oya ntibyarangiriye mu kunyonsa si mu kunyambika no kunyoza ndacyagukeneye ndagukumbura buri munsi nkakubona nkumbuye kumva udukuru dusekeje ariko buri munsi uza uvuga ibitagenda neza narakubuze ngo nkubwire inkuru ishyushye none ubimenye mbere urabimpaniye ntarinzi ko ari na bibi erega nanjye sinzi kubika ibanga nuko wambaye kure urihe mama ko nubwo batandukanyije urura amaraso n'umutima bikiri hamwe ni ukuri ndakubona urenga kandi ngukeneye erega nibyo igitsure cyawe cyaranyubatse kirandinda iryo kure mu mahanga cyarandinze kandi cyanyujije byinshi ariko igihe nahahamutse ntaye impore ihangane ndagukunda numvise ese harya warayimbwiye erega nubwo ababyeyi bose ari ababyeyi ariko Imana yakumpaye by'umwihariko ngo nkuvomemo ubuzima benshi nkawe baragiye abo basize bariho nabi bafite igikomere kitajya cyuma nanjye nubwo nahohotewe nkababara ariko napfuye cyane kuko nakubonyemo umuti ntunyemerere ko nywa ngo igisebe gikire Nyirakamana wa muturanyi wo munsi y'urugo yansabikiye ikiziranyenzi umutamatama umuhungere ndetse n'urukiryi ifuhe ryawe n'ibyatumye nkunywa uruhu rwasandaye ndureba nubwo nkumva utari uwo gusimburwa mawe ariko ureka nkasomaho n'intama imwe wenda nari gucumbagiraho kabiri garuka mu rugo mama twongere twibanire erega sinkeneye byinshi kuko ibintu n'abagira neza barabitanga ndetse n'abaduhohotera batanga byinshi ni wowe nshaka ngo numve agahinda kawe n'ibyishimo byawe erega sinkuzi kandi nubwo nduta nkeneye kukumenya ngo menye uwo nzabejo
mfite byinshi byo kukubwira nubwo ibyinshi ari ubupfu n'amafuti y'ubwana. Mama mwiza nkunda, nifuza guhora iruhande rwawe iteka. Ni wowe nihishamo nsebye, ni wowe nirata naserutse, ni wowe nabaza nsitaye, ni wowe soko nafukuwemo, nyereka uko navomamo ibyishimo, urukundo n'amahoro, maze mbe umuntu nanjye ntanga ubuzima. Imana ishimwe yakumpaye. Erega ka gakanzu wanguriye si uko ntagashimye, sinari nzi ko nkwiye kwambara ibyiza kuko naketse ko ntasa nabyo, se ko utambwiye ko naberwa. Wampaye byose nari nkeneye, ntacyo nakuburanye naratese, nubwo wowe utaryamaga, gusa nashengurwaga no guhora numva utaka wiganyira ibihombo n'amadeni uhorana kugira ngo nezeze. Ese ugira ngo kubyumva ntibishengura umutima? Ndi umwana ndabyumva nta byinshi nzi ndetse nta nararibonye mfite, ariko wari ukwiye kunyizera kurenza bariya. Ibyo bakubwira siko biri, iyo udahari ntibamfata neza. Ese koko warampannye ndakunanira ku buryo ubwira amahanga yose ibyanjye? Uwo mwana wose uramvuma, gusa nawe benshi baragukwena ko wareze nabi. Erega sindi mukeba, ndi umukobwa wawe, nubwo ndi umucyaba imico ni iyawe, umudiho uva mu itako. Nyemerera insozi ngira icyo nkwisabira, wampobeye ma. Ni ukuri hari ahantu binkora ntazi, niwo murage nkwisabiye. Uranyemerera ngo usabe n'akandi, wansanze mu cyumba tukaganira nta cyabaye. Kungana kose ndacyagushaka. Ngaka agaseke ngutuye karimo ubuki n'intagarasoryo, si uko ndi indashima ndabizi uri indashyikirwa mubyeyi, gusa ntacyo bitwaye irabanza, icyo nakoze igaheruka.